Buri munsi abakoze ibintu bitangaje nibo twigiraho buri gihe. Uzakora ibihambaye aba yarigiye kuri bo. Niyo mpamvu tuvuga ku bantu n'ibikorwa byabo. Black Entertainment Television, ba nyiri iyo televiziyo nibo batangije BET Awards. Icyo gihe hari umwaka w'2001 iza ije kwishimira iby'Abanyafurika, Abanyamerika ndetse n'abandi Banyamerika bavangiye bagezeho mu gihe cy'umwaka utambutse. Kuva icyo gihe BET Awards yatangiye kuba ari ingarukamwaka, hagatanga ibihembo mu muziki, sinema, imikino, imyidagaduro muri rusange. Kandi muri buri cyiciro bakagenda batanga ibihembo, kuko nko mu muziki batanga igihembo cya alubumu y'umwaka, video y'umwaka, Coca-Cola Viewers Choice Award, Best Collaboration, Best Male Hip Hop Artist, Best Female Hip Hop Artist, Best Female R&B Artist, Best Male R&B Artist, Best Group, Best New Artist na Dr. Baby Jones Best Gospel Award cyangwa se Inspiration Awards. Aho ni mu muziki. Naho muri sinema harimo Best Movie, Best Actress na Best Actors. Mu mikino harimo Best Sport Woman of the Year na Best Sportsman of the Year. Ibindi bihembo harimo Video Director of the Year, Best International Act, Young Star Award cyangwa se HA Award, hakabamo na Best New International Act. Iyi niyo award yonyine ishyira imbere abantu bose bafite aho bahuriye n'abirabura ndetse na Afurika muri rusange. Mukomeze mudukurikirane ubashe kubona ibindi biganiro byinshi. Nta kundi usibye gukora subscribe kuri iyi channel.